Amen, amen. Turashimira Imana cyane kubw'iki gitondo cyiza. Amen. Imana ituremeye, ngira ngo abandi ni ku mugoroba cyangwa nijoro. Turashimira Imana kuba uyu munsi nanjye yantunze inkoni binyuze mu buyobozi bw'iyi nibature, tukaba tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Sinzi wenda niba baba bamvuze abantu bakamenya. Wakwivuga Olivier, wakwivuga. Okay. Reka nivuge. Nitwa Mahe Olivier. Nkunda ijambo ry'Imana, ndetse nkunda no kurivuga. Amen. Ndabishimira Imana. Kano kuri Imana igufasha. Ndumva sinzi, ndakeka ko ari nk'icyo. Ikindi wenda ntuye mu Rwanda kubera yuko hano ni mpuzamahanga. Ntuye mu Rwanda, nsengera mu itorero ryitwa Calvary Temple. Umushumba wanjye yitwa Pastor Patrick Twagirayesu. Rero ndashimira Imana cyane ku bw'aya mahirwe. Si ubwa mbere nje kubwiriza kuri uru rubuga. Ndashimira ubuyobozi bw'iyi nibature kuba buntekereza bukangirira icyizere. Rimwe kabiri bigira kenshi. Ibyo ntabwo mbifata nk'ibisanzwe. Ndabishimira Imana ndetse nkashimira n'ubuyobozi buba bwangiriye icyo cyizere. Imana ibamugisha cyane. Urakoze cyane. Ikindi ndashimira Imana ubwo abakozi b'Imana bambanjirije, baririmbye ndetse n'umaze kunsengera. Imana ibamugisha cyane. Amen. Murabizi uyu murimo wo kuvuga ijambo ry'Imana, abajya bawukora sinzi niba mubizi ukuntu ko iyo ntago wawukora nta mu gifaransa baravuga ngo ni atmosfere, nta kubaho kw'Imana guhari gutuma ukora uyu murimo neza. Ni ukuvuga ngo kuvuga ijambo ry'Imana bisaba ngo uba ufite ibihe byo gusenga. Apana ibihe byo gusenga gusa biri aho ngaho inyuma, ahubwo ibihe byo gusenga biba byakoze ku mutima wawe. Ibihe byo kuba waririmbiye Imana indirimbo, izo ndirimbo zigakora ku mutima wawe, ku buryo bihinduka imbaraga, bihinduka ububasha, bihinduka ubwenge, ku buryo iki gihe turi gusangira ijambo ry'Imana bitaba ikintu cya muntu, ahubwo biba ikintu cy'Imana. Amen. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Rero ntabwo mbifata nk'ibisanzwe. Biba byabanje, biba byateguye, ari umutima w'umuvugabutumwa, biba byateguye ndetse n'umutima wo bumva ijambo ry'Imana. Bigatuma imitima yacu ineteshwa no kubaho kwayo, imitima yacu ifatwa n'ikiganza cy'Imana kugira ngo ihinduke ubutaka bwiza. Noneho ijambo ry'Imana niriza riri kuvugwa, ari urivuga arivugane umutima w'Imana, umutima wuzuye umunezero, umutima wuzuye ibyishimo, ndetse n'uryakira aryakirane uwo mutima umeze gutyo. Haleluya. Amen. Rero mbasabiye umugisha ku Mana. Imana ibaho umugisha cyane. Urakoze cyane, urakoze. Mwanteguriye inzira. Akazi kanjye rero karoroshye cyane, karoroshye rwose. Ako mwakoze niko gakomeye. Ibyo turabishimira Imana. Amen. Hari ijambo rero Imana yashyize ku mutima wanjye nifuza ko dusangira. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice ni 14 n'umurongo wa 12 kugera ku wa 14. Ngira ngo hano abari umusomyi dusomera Yarahari mukecuru mumana musomyi wacu. umugisha. Yesaya ibice 14 umurongo wa 14 kugera
umurongo wa 12 kugera ku wa 14. murakoze cyane. Dusoma mu izina rya Yesu, haravuga ngo wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke ko uvuye mu ijuru ukagwa, uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. Waribwiraga uti nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumbe inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi. Nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Amen. Imana igumugisha cyane. Wakongera ukadusomera muri Ezekiyeli ibice 28 n'umurongo wa 15 kugera ku wa 17. Ezekiyeli ibice 28 umurongo wa 15 kugera ku wa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu, haravuga ngo wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa, wuzuwemo urugomo ruzanywe n'ubugenza bwawe bwinshi bugutera gucumura. Nicyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye kagukura ku musozi w'Imana. Narakubwiye wa mukerubi utwikira we, ngukura hagati ya ya mabuye yaka umuriro. Dukomeze umurongo wa 17. Yego. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru, kubengerana kwawe niko kononye ubwenge bwawe. Nakujugunye hasi ngutangariza imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze. Amen. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Ibi byanditswe byavugaga umuntu umwe ari we Satani. Iki gihe yari akiri rusofero nk'uko muzi amateka. Satani yari ikiremwa cyaremanywe bwiza nk'uko biri imaze kubitubwira. Ndetse Bibiliya isobanura neza yuko yari umwe mu bamarayika Imana yari yarahaye ubwiza n'icyubahiro, yari yaramutatse ndetse kurenza n'abandi bose. Nuko birangiye nk'uko ibyanditswe bibivuze, kubera ubwo bwiza n'ukuntu Imana yari yaramuremye mu buryo bw'igitangaza, ngira ngo agera aho ngaho aravuga ati ntiyaba agitekereza ko ari cyo yagizwe, ahubwo ageraho kubera ubwo bwiza aribagirwa, yibwira yuko ari we wabyigize. Uwo mutima umujemo, nakunze umurongo ngira ngo ni uwa 16 hano muri Ezekiyeli 28. Aravuga ngo wuzuyemo urugomo ruzanwe n'ubugenza bwawe bwinshi bugutera gucumura. Nicyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye nkagukura ku musozi w'Imana. Narakurimbuye wa mukerubi we, wa mukerubi utwikira we, ngukura hagati ya ya mabuye yaka umuriro. Urumva ngo yuzuwemo n'urugomo, ubwenge bwe burononekara kubera kwibwira yuko ubwo bwiza afite niwe wabwigize. Yibagirwa yuko hari umuremyi. Haleluya. Umutima we utangira kwishyira hejuru.
atangira kumva ari igihangange ariko kigize ahubwo kitagizwe. Atangira kwibagirwa Imana, atangira gukura Imana mu ifoto. Ngite gutyo, bari babiri mu ifoto, hari Imana nawe, kandi iyo Mana niyo yakugize gutyo. Ariko ugera uravuga uti ariko ndabona ubu bwiza mfite, niyigire ku ruhande, ntabwo akinshoboye, ndabona n'abantu banyumvira kurenza, mfite ubwiza bwinshi cyane, ibintu bimaze gutungana. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Satani yibwiye gutyo, urwo rugomo rumugezeho, ubwo bwenge buke bwite gutyo bimugezeho, ntiyamenye icyamubayeho. uko ni ukuri. Iyo Mana ishobora byose, iyo Mana ireba umutima w'umuntu, iyo Mana igirira umuntu neza, iyo Mana yambika umuntu ubwiza, iyo Mana ihereza umuntu ibyo afite byose, iyo Mana itanga promotion, iyo Mana ikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma, iyo Mana. Satani yibagirwa yuko ari Imana yamukuye hasi ikamushyira hejuru, yibagirwa yuko ariyo yamuremanye ubwo bwiza. Umutima rero uwo wo kwishyira hejuru, atangiye kwishyira hejuru, atangiye no kubishyira mu bikorwa, yafashe 1/3 cy'abamarayika, akishyiramo uwo mutima we wo kwigomeka kuva ku Mana. Imana rero umurema, iyo Mana isumba byose, iyo Mana itagira ikinanira, iyo Mana iri inyuma y'ibihe, maze iramuhana. Imaze kumuhana, imuhana yihanukiriye koko. Ngo yarazi yuko, reka wenda nsome uyu murongo wa 17, uravuga ngo ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru. Yo, Imana ibabarire cyane. Ubwiza bw'umuntu bwamutera kwishyira hejuru. uko ni ukuri. Ngo kubengerana kwawe niko kunonye ubwenge bwawe. Yesu we. Haleluya. Ati kubengerana kwawe ngo niko kwatumye ubwenge bwawe bwononekara. Imana itubabarire. uko ni ukuri. Muzi yuko ibigeragezo byinshi abantu bahura nabyo, kugwa kwinshi kwa mukristo, kw'abantu b'abakristo, kurimbuka kw'abakristo, ndavuga kurimbuka atari ukurimbuka kw'ikuzimu, ndavuga kurimbuka turi hano ku isi. Umuntu akagibwaho n'iki kintu cyaje kuri Satani, ndavuga iki gihano, akagibwaho n'igihano cy'Imana kimeze nk'icya Satani. Uzi yuko mu gikristo ibigeragezo bikomeye cyane mu bakristo bitaza igihe bameze nabi. Ubwo ndavuga igihe bameze nabi, igihe ibintu bitaratungana. Sinzi niba mubizi, iyo umuntu akiri mu gihe cy'ubukene, ashaka Imana, iyo yakijijwe ashaka Imana kabisa, atajenjetse, kuko azi yuko Imana ariyo butabazi bwe. Ashakana Imana umutima wose, aciye bugufi, ashaka ngo Imana imwunamure, ashaka ngo Imana imukure ku cyavu, imwicazanye n'ibikomangoma. Iyo umuntu arwaye mu mubiri, ashaka Imana ashishikaye, kuko azi yuko mu bwenge bwe n'umutima we hari ikintu cyiza kikamubwira ngo abaganga bananiwe, abantu bananiwe, nta kindi gisigaye ni Imana. Ukemezwa mu mutima wawe hamwe n'ubumenyi ufite bw'ijambo ry'Imana, hamwe n'imibereho yagukanze, ukumva nta yindi solution isigaye, ni Imana yonyine. Maze ugashaka Imana inkundura.
ugashaka Imana ushyizeho umwete, Imana ishimwe cyane. Amen. Maze Imana yo kabyara, kuko ari Imana nziza, kuko ari Imana idukunda, kuko ari Imana itwitayeho. Ijambo ry'Imana yavuga ngo iyo itarimanye umwana wayo Yesu Kristo, bizabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Hallelujah. Kubera yuko uri uwayo kubwo kwizera igitambo cy'amaraso ya Yesu Kristo, Imana ni obligation yayo, Imana ni inshingano zayo zo kukwitaho. Maze rero muri ubwo bukene, maze rero muri ubwo burwayi, maze rero muri ubwo kutamenya, Imana ikavayo ikaguhereza ubutunzi, ikaguhereza gukira indwara, ikakugira muzima. Maze tugashima Imana tubonye imirimo Imana ikoze ku buzima bwawe. Amen. Haleluya. Amen. Imana ikakwambika ubwiza nk'uko yambitse ubwiza Rusofero ataraba Satani. Imana ikakwambika ubwiza, Imana ikagutaka. Tubigereranye uko Imana yari yaramutatse, tubigereranye n'ubutunzi Imana yahaye umuntu wari uri hasi, wari uri ku cyavu. Umuntu Imana ikamuhindurira amateka. Haleluya. Wa wundi wafashwaga agatangira gufasha abandi. Amen. Imana ikakugirira neza. Umve rero, Imana ni nziza cyane, irabikora kandi ni ukuri biri mu nshingano zayo. Koko nk'iryo jambo navuze, niba itarimanye umwana wa Yesu Kristo, ibindi ntizabitwima, ntibishoboka, niyo yabyivugiye. Amen. Ariko noneho umva ikigeragezo gikomeye cyane ahantu kizira. Iyo Imana imaze kwambika abantu ubwiza, iyo Imana imaze guhereza abantu ibyo bakeneye byose, bisa nkaho icyo bapfanaga kiba kirangiriye aho ngaho. Bisa nkaho ubuzima bapfanaga n'Imana, ni Mana ndababaye ntabara. Imana yabaye nka kizimyamoto. Ni igihe mbese habonetse inkongi, Imana ikaza ije kuzimya umuriro. Ariko mu gihe cy'uburumbuke, mu gihe cy'ubwiza, mu gihe cyo gukungahara, Imana ukayegeza hirya kuko ntacyo ukiyikeneyeho. Ariko reka mwibutse mwene data, Imana ni data, Imana ni data, Imana ni papa. Ntabwo dupfana nayo imigati, uko niko kuri. ntabwo dupfana nayo ibyo iduhereza. Uko ni ukuri. Turi abana mu rugo, Imana ishimwe. izo ni inshingano zayo kubikora. Haleluya. Amen. Imana yahaye ibintu byose Adamu. Ihereza ibintu byose Adamu, abantu babiri ku isi. Ibahereza ibintu byose bakenera, bazakenera, nta kintu na kimwe yasigaje. Ariko Imana itubabarire. Uko ni ukuri. Maze haleluya, haleluya. Amen. Wa mubi Satani, Imana imaze kumurimbura, Imana imaze kumumanura hasi yishyize hejuru. Wa mutima kwakunda ateye, ashaka abandi bantu abyanduza. Aza asanga abantu nabo Imana yaremye nk'uko yari yaramuremye. Abantu Imana yambitse ubwiza, abantu Imana yahaye ibintu byose, abantu Imana yahaye buri kimwe cyose. Irangije Satani araza iyo ntwaro niyo akoresha na bugingo n'ubu. Araza abwira Eva na Adamu, arababwira ati se Imana yarababwiye ngo uru rubuto ngo rumenyeshe ikibi n'icyiza, ngo ntimuzarurye. Eva ati rwose ati usibye no kururya no kurukoraho. Ati rero reka mbabwire, Imana yarababeshye. Ati yashakaga ngo mutamera nkayo. Ariko nyumvira, ni ukuvuga ngo we kubera yuko ikintu yazize gushaka kwishyira hejuru
hejuru y'isumba byose, hejuru y'umukuriye, hejuru ya autorite. Noneho iyo mbuto aje kuyibiba ku wundi muntu Imana yaremanye igitangaza. Umve rero, ikigeragezo kigira imbaraga kuri Adamu kubera iki? Cya kintu cyatumye Satani n'ubundi agira amanurwa, cya kintu cyatumye yishyira hejuru. Bibiliya yabivuze neza ngo ubwiza bwe. Ubwiza bwe ngo nuko ukuntu Imana yari yaramugize abengerana ngo bituma ubwenge bwe bwononekara, atangira kwishyira hejuru. Noneho haje undi muntu Imana imuremera ibintu byose byiza. Irangije Satani araza muri iyo mibereho imeze gutyo, araza nabo yonona ubwenge bwabo, yonona ubwenge bwabo. Ese Adamu wowe, ese Eva, urashaka kumera nk'Imana kubera iki? Ko ntacyo ubuze, wowe urashaka kumera nk'Imana kugira ngo bigende gute se? Ariko icyo batari banazi niko bari bameze. Imana yari yarabaremye nkayo. Ariko Satani icyo yababibyemo ikintu cyo kuvuga ngo yarabahishe ngo mutamera nkayo. Ubwo ni nko kuvuga uti mumere nkayo nayo muyitegeke, noneho mwebwe musigare mubaho ubuzima ari mwebwe mu bugenga. Nta bubasha bubari hejuru. Icyo kintu kirimbuye isi kugeza n'uyu munsi. Abantu kumva yuko batagomba gukorera mu bubasha buri hejuru yabo. Message yanjye naho ngaho ishingira. Kandi icyo kintu cyo kwanga, cyo gushaka kwirevolta, cyo gushaka guhangana n'ububasha buri hejuru yabo, nta kindi kibitera n'ubwiza Imana yabambitse. Ikigeragezo kugira ngo kigutsinde cyane gishoboka, tube hange, twitonde, dushishoze. Satani ari gukorera muri iki kintu. Yambitse abantu ubwiza, yabahaye ibyo bari bakeneye basengeye imyaka myinshi, abahereza ubutunzi barabubona. Imana ikura abantu ku cyavu kubera yuko ni Imana nziza ikunda abayo. Ntabwo yabikoreye ikindi, yabikoreye kubera yuko ufitanye isezerano nayo. Uru rubyaro rwa Aburahamu, Aburahamu ntabwo yari umukene. Imana yaramutungishije nabe bose irabatungisha. Uyu munsi Isiraheli ni source y'amakuru abantu bose bareberaho. Kubera iki? Kubera urubyaro rwa Aburahamu Imana yarwatuyeho umugisha. Natwe mu ijambo ry'Imana biravuga ngo turi urubyaro rwa Aburahamu mu buryo bw'umwuka kubwa Yesu Kristo. Amen. Rero Imana yaduhaye umugisha wa Aburahamu, iduhereza umugisha w'ubutunzi, iduhereza umugisha w'ubwiza. Abantu baratwifuza. Igihe twebwe twasabirizaga kera, uyu munsi Imana yatugiriye neza, turi gutanga. Maze rero Satani, ubutumwa bwanjye ahantu bushingiye, Satani yahagurukije urugamba, kandi nimusuzuma neza murabibona. Yahagurukije urugamba mu mitima y'abantu, kubashyiramo imbuto yo kutemera gukorera munsi y'ubuyobozi runaka. Haleluya. Kubera ubwiza Imana yakwambitse. Wowe mwana ufite umubyeyi, Imana ikagupasa, ikaguhereza ububasha, ikaguhereza ubushobozi, ikaguhereza gukora ku mafaranga, ikaguhereza kugira influence ku bantu, ikaguhereza ibintu gutungana. Maze umubyeyi wawe kuko atize, umubyeyi wawe kuko adafite ubwo bubasha n'ubushobozi bumeze nk'ubwawe uyu munsi uko ugaragara, uko tukubona ubwiza, uko tukubonaho icyubahiro, ibyo bikagutera umutima wawe kwishyira hejuru, ugashaka kumusuzugura, ugashaka Imana itubabarire, Imana itubabarire. Ijambo ry'Imana riravuga mu Efeso igice cya 6 umurongo wa 1 ngira ngo n'uwa 2, ngo bana bato mwumvira ababyeyi banyu. Amen. Ngo mubagandukire. Ngo kuko ngo harimo isezerano muri uko kumwumvira.
ati se ngo muzagira amahoro kandi ngo muramire hano mu isi. Amen. Mbabariye abantu basuzugura ababyeyi babo kubera ibyo bagezeho, kubera yuko uri gutuma narigiye gukoresha ijambo rikakaye cyane ngo uri gutuma igituro cyawe ucyegera vuba. Ariko reka byoroshye, ijambo ry'Imana rirabivuga mu buryo bweruye, atuzaramira ku isi. Reka mbabwire ibanga rimwe ryo kurama. Uzakora ibishoboka byose, umubyeyi wawe niba ukimufite, cyangwa ububasha bukuri hejuru, yaba uwakureze yaba ububasha mbese bukuri hejuru, uzakora ibishoboka byose uwo muntu azakomeza kubone mu maso meza. Muri we azaba afite intekerezo zivuga ngo uyu muntu aranyubaha, uyu muntu arankunda, uyu muntu ampa icyubahiro cy'uko ndi mukuru, ampa icyubahiro cy'uko ndi umubyeyi we, ampa icyubahiro kuko ndi mukuru we mu buryo bw'umubiri, ampa icyubahiro kuko ndi umushumba we, nubwo muruta mu myaka, nubwo murusha ubutunzi, ariko kuko Imana yamusutseho amavuta nk'umushumba, ampa icyo cyubahiro atagendeye ku mubiri, ahubwo agendeye ku cy'ijambo ry'Imana rivuga. Amen. Ngarutse kuri icyo ngicyo, ijambo ry'Imana riravuga ngo aba bantu, aba bashumba, aba Imana yahaye uyu mugisha wo kuragira intama z'Imana, ngo bakwiye ibihembo inkubwe ebyiri. Iyo ni Imana yabivuze. Icyo cyanditswe urashaka kugikura muri Bibiliya? Wewe uhagurukiye kurwanya umushumba wawe, umurwanya ku bintu biri aho ngaho bidashinga, ugenda umwandagaza, uvuga ngo uriya ngo abatubwira ibiki se, si amafaranga yacu tumuhereza? Ariko koko amafaranga yawe umuhereza utayamuhaye, ndakubwiza ukuri, Imana yamubeshaho. Uko ni ukuri. Kuyatanga ntabwo ari ukuyamuhereza, ni ukuyatangira Imana. Imana, iyo ni principe y'ijambo ryayo. Iyo watangiye Imana, Imana iguha imigisha irenzeho. Imana irakugororera, Imana ikomeza kwambika ubwiza burushijeho. None uriratisha ayo mafaranga yawe, ese ubundi waretse kuyatanga ugaceceka, ugafunga akanwa kawe? Imana imbabarire ndi kuvuga, ariko sinzi ubwo, mumbabarire mvuge muri ubwo buryo numva mu mutima wanjye, ubwo ibindi Mwuka Wera ariyoborera. Ndakibaza. Imana wacecetse ukarekera n'ayo mafaranga yawe ukayabika rwose mu mutuzo. Ese uwo pasiteri koko araza akakubwira, akagushekinga, akakubwira ati ndakubwiye wa muntu duhereza amafaranga? Niba ari n'ubwo ntabwo azi uko yahamagara, niba ari uko nguko abikora, nawe ntabwo azi umuhamagaro we. Ariko niba agushumbye, areba, Bibiliya iravuga ngo abo ngabo ngo baba bareberera imyuka yacu. Ese ariko Imana iduhishurire kumenya iri banga. Imana iduhishurire kubona ubutunzi Imana yashyize muri iyi institution yitwa urusengero, iyi institution yitwa church, iyobowe n'umushumba. Ubwo ndavuga abapasitori. Ugasanga aho umufashe ukamugira mwene wanyu, ukamugira umuntu uri aho ngaho mwiganye, ukamugira umuntu mbese mwakuranye, ukamugira umuntu, noneho ugashaka iyo office Imana yamushyizemo. Yo, haleluya, haleluya. Iyo office Imana yamushyizemo ukayitesha agaciro kubera yuko wakuze umureba, kubera yuko mbese Imana itubabarire. Uko ni ukuri. Maze ibyo ngibyo rero, uko kwishyira hejuru kuri mu mitima yacu, turwanya ububasha Imana yashyize hejuru yacu. Umvereka nkubwire, nibigera mu rusengero, nibigera muri church, nibigera mu nshingano z'urusengero, muhereza icyo cyubahiro akwiriye. Nimugera mu muryango, niba ari wowe mukuru w'umuryango, nawe bazaguhereza icyo cyubahiro ukwiriye. Ariko utandukanye ibintu.
we gufata ibyo mu muryango iwanyu umuryango w'umubiri nurangiza ubizana no ku rusengero ushake kubikoresha. Ntabwo ari wowe umugira inama iyo byagiye muri ibintu by'urusengero. Niwe ujya inama, niwe muyobozi, ushaka umuruta. Nawe najya mu muryango azubaha ubuyobozi bwawe. Uko ni ukuri. Dutandukanye ibintu bene data. Uko ni ukuri. Satani ari gukoresha iyi ntwaro, sinzi niba muri kubibona. Imana idufashe iduhumura amaso turwanye iki kintu. Kuko reka nsome icyanditswe kiri mu Migani 18 n'umurongo wa 12. Wenda mama yongera akidusomere. Imigani 18 n'umurongo wa 12. Mama nawafungura telefone. Nahoza uravuze Imigani 18:12. sinzi ko mamana ari wasoma wowe ubwo wafunguye sio mana some Imigani 18 kuri kangahe? 12. No kuri 12. Yego. Haravuga ngo kwishira hejuru ku mutima kubanziriza kurimbuka, kandi kwicisha bugufi kubanziriza guhabwa icubahiro. Amen. Amen. Imana idumisha cyane. Tukomeze. Oya aho ngaho gusa. Aravuze ngo kwishyira hejuru ku mutima kubanziriza kurimbuka. Uzi yuko kwishyira hejuru bituruka mu mutima. Satani yaribwiye aravuga ngo ubu bwiza afite ukuntu Imana yantatse, ukuntu yangize neza, iyi influence afite ku bantu ngiye kubikoresha mbikubitisha Imana. Bitangira mu mutima. Noneho ugasanga rero ibyo bya uko kuntu Satani niko rwose yagiye muri Edeni abeshya yoshya Adamu, ikiremwa cya mbere Imana yari yararemye. Ibyo ni nabyo akoresha n'uyu munsi. Igikomeye rero kugira ngo Imana idufashe kugira ngo tubisobanukirwe, kandi Imana iduhe guca bugufi kugira ngo tubyemere koko. Kugira ngo Satani aze abibemo iyo mbuto yo kwishyira hejuru, ibanziriza kurimbuka nk'uko nawe Imana yamurimbuye. Iza mu mibereho cyane cyane. Buriya n'umukene yakwishyira hejuru, n'umuntu udafite yakwishyira hejuru. Ariko ndashaka gutinda ko Satani abikoresha cyane kuri aba bantu batunganiwe, aba bantu Imana yambitse ubwiza, aba bantu basenze amasengesho. Ubwo ndabwira abakristo, sindi kubwira abantu batazi Imana. Aba bantu basenze Imana ngo ibunamure, aba bantu Imana yahaye umugisha, ibagira abagabo, ibagira abagore, ibahereza abana, ibahereza abuzukuru, barashyingiye, bameze neza, Imana yabahaye ubutunzi, Imana yarabunamuye pe, yabambitse. Icyo gihe rero niho Satani yinjirira mu bwiza. Yinjiriye kwa Adamu nta kintu na kimwe abuze. Uko ni ukuri. Aho hantu rero abantu bajya batenginga gutekereza ngo niba natunganiwe ubwo byatunganye. Ariko reka nkubwire, haracyari amahirwe yo kumanuka, haracyari amahirwe yo kurimbuka. Satani ntabwo yari azi yuko ibyamubayeho bizamubaho. Uko Imana yakuzamuye ni nako yakumanura. Uko ni ukuri. Ijambo ry'Imana rirabivuga neza ngo irwanya abibona. Uko Imana yakuzamuye, kandi niyo yakuzamuye, nubitekereza neza urabibona ko ariyo yakuzamuye. Wibuke neza iyo ndwara wawe utarakiriye kwa muganga, yarakijijwe n'amasengesho y'abera. Ubyitegereze neza, ubwo bukene si uko umuntu yagufashe akaboko. Ni Imana yagiye iguhuza n'abantu, iguhuza n'ibintu. Imana iguhereza ubutunzi, iguhereza gukungahara. Amen. None aka kanya urabyibagiwe, utangiye kubyiyitirira,
ku buryo no guturira Imana utangiye gucamba gusebya abayobozi bawe ngo amafaranga yanjye se sinzi impamvu natinze kuri icyo kintu ariko Imana niba harimo abantu bameze gutyo cyangwa n'abandi wenda bazumva iyi audio Imana ibababarire cyane ibababarire gutanga ubundi byakabaye umunezero byakabaye ibyishimo kuko Imana yampaye ndangije fashe 1/10 cy'iby'Imana yanyungukiye ndabitanga umutima ushimira Imana. Aburahamu nibyo yakoze Melikisedeki ngo araza ngo umwami w'amahoro no gukiranuka araza amuje imbere amaze gutsinda intambara amaze kunyaga iminyago Aburahamu arangije ngo amutura 1/10 cy'ibyo byose yari amaze kunyaga. Amen. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Ngamutura 1/10 yabikoreye umutima ushima yabikoreye umutima Imana ishoboje kurwanira intambara nkayitsinda Imana ishoboje ikampereza ururwunguko muri business yanjye Imana ishoboje ikampereza kunguka muri aka kazi kanye ese nayitura iki ese nayitura iki ukayitura kandi bikamubwira nta handi Imana yabigennye mu rusengero rwayo. Ikibazo nuko utabikoresha kwizera ngo ubone implication iri inyuma yabyo. Iyo ujyana ibifatika uzi yuko ufata 1/10 ukagishyira mu rusengero Imana yajya kukugarukiraho yajya kukugororera ntikugororera ubutunzi gusa ikaguha amahoro ikaguhereza abana bawe ikigisha abana bawe ubwenge ikarinda abana bawe kwiyandarika Imana ikagenda ikajya mu buzukuru bawe ikajya mu bwonko bwabo ikajya mu mitima yabo abana bawe bagakurana indangagaciro z'ubumana utari gushobora mu mbaraga zawe ngo ubigishe bitari gushoboka mu mashuri asanzwe biga ahubwo bishoboka gusa kuko wubahirije amahame y'Imana noneho kuko ayo mahame y'Imana iyo wayubahirije haza ikintu kimeze nk'igitwikiro cy'ijuru icyo bita ngo ni umugisha w'Imana kikakuzaho kikamanukira mu bana bawe kikagenda kikajya mu buzukuru kikagenda kikazagera no ku buvivi. Imana ishimwe cyane. Amen. Hallelujah. Generation yawe yose ikaba blessed. Generation yawe yose ikaba y'umugisha. Kubera iki hari amahame y'ijambo ry'Imana uri gushyira mu bikorwa. Hallelujah. Hallelujah. Rero ubwiza ntibugushuke icyubahiro ntikigushuke wubahe so na nyoko wubaha abakuruta wubaha abakuyobora mu kazi wubaha abashumba babo Satani ntagushuke. Reka nkubwize ukuri nakomeza kabiba iyo mbuto igakura ntuyice ntubreaking iyo cycle y'umutima ugutera ibyo ngibyo yo kudaha agaciro ubuyobozi bukuruta. Simpanuye ariko ijambo ry'Imana rirabisobanura neza. Uri rwose ni intangiriro yo kurimbuka mu magambo make. Ni intangiriro yo gusubira aho wahoze ndetse no kujya hasi cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kubera yuko iyo ni sekibi uwo ni Satani uri kukoshya uwo ni Satani uri kukumotiva gukora ibyo ngibyo uwo ni Satani niyo ntwaro nicyo cyamukuye mu ijuru nicyo yatkuje Adamu na Eva muri Edeni nicyo nawe yagukuza muri iyo office ufite. Wowe mugabo Imana yahaye ubutunzi iguhereza icyubahiro ikwambika ubwiza ikugira umuntu w'igitangaza utangira ukajya travelinga ukagenda amahanga. Imana irabikora pe akenshi kubera n'amasengesho y'umugore wawe warangiza wamara gukungahara wamara kumera neza maze ugatangira kubona umugore wawe ntakiri kuri level yawe ntago mukinganya ibiciro yewe nta nubwo yize ugatangira mbese ukamusuzugura
ukamusuzuguza abana b'impinja bangana nawe, ukamusuzuguza. Imana itubabarire cyane. uko ni ukuri. Ariko reka nkubwire, ibyo urabikora Imana ikakureba ukagira ngo ntibireba. Ariko reka nkubwize ukuri, n'impamvu utararimbuka ni uko uwo mugore atarakurekura. Ni amasengesho y'uwo mugore akikurinze, kubera yuko mwabyaranye. Ameze nka Abigayeli. Dawidi yari agiye kurimbura umugabo we, ariko ntamurimbure wenyine ngo amurimburane n'abahungu be. Kubera iki? Nabali yari yakoze ishyano, Dawidi yamugiriye neza. Dawidi bigeze igihe amusabye ubufasha, Nabali aramusuzugura. Amaze kumusuzugura kuko Dawidi yari afite ubushobozi, afite ingabo, arabatuye umuntu nagiriye neza, none aransuzuguye. Aravuga ati reka ngende. Ariko Imana y'amahirwe ituma umugaragu wa Abigayeli yirukanka abwira umugore w'uwo mugabo w'ikigoryi nk'uko Bibiliya ivuga. Aragenda amubwira amakuru y'uko Dawidi ari mu nzira. Abigayeli araza asanganira Dawidi mu nzira, araza yikubita hasi yubaraye, aravuga ati Dawidi. Yari azi amakuru ye, ndashimira Imana. Aravuga ati Imana yagusutseho amavuta. Ati ndabizi n'ibyo uri gucamo, Imana izabigushoboza ubirenge. Ni wowe mwami w'Isiraheli. Yari afite amakuru. Arangije aramubwira ati babarira umugabo wanjye w'ikigoryi. Ko Mana we, Imana iduhereza abagore nk'abo. Abagore nk'abo barwanirira ibigabo by'ibigoryi. Imana ishimwe cyane. Abagore b'abanyabwenge. Abigayeli aragenda ajya hagati ya Dawidi na Nabali, aravuga ati databuja mutura n'amaturo, aramuhendahenda. Ndumva mu mwuka wanjye hari abagore bahendahenda Imana kubera abagabo babo bahindutse ibigoryi, bahinduka ibigoryi kubera ubwiza Imana yabahaye. Maze ariko abagore banga kurekura kubera yuko Imana igiye kurimbura yabarimburana n'abana babo. Nk'uko Dawidi yari agiye kurimbura umugabo n'umwana n'abana be. Noneho abagore bagasenga, kuko azi yuko uwo mugore azi yuko icyo kigabo nasenga mu mutima ubabaye, asenga ngo Imana imuce cyangwa imukureho, Imana rwose yabikora, ni nko guhumbya buje. Ariko aratekereza akavuga ati Imana koko uyu mugabo ndamukunda, uyu ni umugabo w'isezerano wanjye. Ese ninjya gushaka divorce ndandagara nanjye, ntabwo nanjye biri bunsige. Ninjya gushaka divorce n'abana banjye nabo barabigenderamo. Abana barazira iki? Noneho akabungabunga, agakomeza agasenga mu kwizera, akavuga ati Imana, afite ibyiringiro y'uko uwo mugabo Imana iri bumutabare. Kuri niba uri uwo mugore, komeza usenge, komeza usenge. Imana ikurwanirire, Imana igutabare muri icyo kigeragezo. Ariko umva abagore b'ibigoryi. Abagore nabo bagiyemo uyu mutima wa Satani. Afite umugabo umeze gutyo. Yarangiza uko Nabali yabwiye Dawidi ati ni umugabo w'ikigoryi, Dawidi ararepresenta Imana yaragiye kurimbura kubera ibi yari yakoze. Dawidi ni mu ishusho y'Imana. Ni ukuvuga ngo kujya imbere y'Imana ukavuga uti Mana, umugabo wanjye ni ikigoryi, umugabo wanjye arononekaye, umugabo wanjye yamutwana, umugabo wanjye isi yamwose iri kumuvuga hanze ahangaha, umugabo wanjye Mana, umugabo wanjye. Ariko reka nkubwire, uwo mugore w'umunyabwenge abwira Imana ibyo ngibyo, ariko yagera ku bantu akambika umugabo we, akamurwanirira ishyaka. Ntihagire uwundi mugore wumva mu kanwa ke ijambo ryo gusebya umugore we nako umugabo we. Ntihagire amagambo y'urucantege nke agenda ahwihwisa avuga ati uriya mugabo wanjye yarananiye. Ubwo n'abamuzanira amakuru ntabwo nawe yenyegeza aho arababwira ati ndabizi ibyo ngibyo mumbwira,
ariko Imana nizeye ko Imana izamutabara. Amen. Uwo niwe mugabo, uwo niwe mugore w'umunyabwenge. Kubera iki? Yamenye icyo bita autorite. Yamenye ngo uyu mugabo ni umugabo wanjye, ni umutware wanjye, kandi twarashakanye koko. Satani se kibi yamujemo, ariko ngiye guhagarara kigabo, ngiye gusenga. Imana ishimwe cyane. Amen. Mwene uwo nguwo Imana ntitinda kumutabara. Haleluya. Amen. Nuko mu magambo make ntatinze, hagiye mu ngero nyinshi, n'umwanya wagiye. Message Imana yashyize ku mutima wanjye yavugaga ngo Satani yoshywe kubera ubwiza bwe. Imana idufashe iyo mbuto yateye muri Adamu ntayiduteremo ngo tumwemerere, kugira ngo ubwo bwiza butadutera kuyoba ubwenge, nidutangira duhangane dushake kwireshyeshya cyangwa gusumba ubuyobozi budukuriye, nk'uko Satani yabikoze ku Mana. We kubikora ku mubyeyi wawe, we kubikora kukuruta, we kubikora kukuyobora. Wubahe ubuyobozi buri munsi yawe. Ijambo ry'Imana rivuga yuko kwicisha bugufi bibanziriza kwishyira hejuru, nako gushyirwa hejuru. Ni wicisha bugufi munsi y'ubwo bubasha, Imana izakomeza kuzamura. Amen. Ariko nubwo wazamutse ukishyira hejuru, uzamanuka byanze bikunze. Ni ikibazo cy'igihe gusa. Imana igufumura amaso, niba ari wowe ijambo ry'Imana rivuga, umenya gutunganya ibintu. Imana ibaho umugisha, ndabashimiye. Mugira amahoro muri Nyagasani. Yesu Kristo abaho umugisha, murakoze. Amen.